Gukunda ni byiza ariko biba byiza kurushaho iyo ukunze ukanakundwa. Watanga urukundo rukakugarukira. Niba ari uko bimeze, umunezero w'urukundo uzagusanga. Uzumva ubayeho mu byishimo by'urukundo kuko urukundo ni rwiza. Ariko birababaza iyo ukunda ndetse uwo ukunda ukabona atabyitayeho, ukabona uri gusa nkaho umuhatiriza mu rukundo. Uyu munsi nje kukwibutsa ku bintu bigera kuri 5 bikwereka ko uri guhatiriza urukundo. Ibyo biragufasha kumenya niba uhagaze neza mu rukundo. Ramba kandi ugire amahoro wowe ukurikiranye Lioness 250 cyangwa se Lioness 25. Ndongeye ndagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye kujya twibukiranya ku myitwarire, ku mitekerereze, ku myumvire, ku migirire yacu ya buri munsi, ibyo dukwiye gukora n'ibyo dukwiye gukosora kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu, tugere ku mibereho myiza ndetse n'iterambere rirambye. Mbonereho no kugushimira rero wowe wakoze subscribe, gushimira nawe ugenda ugira uruhare urwari rwo rwose mu kwibukiranya kwacu. Imana ikomeze kumpera umugisha, uri umuntu w'ingirakamaro cyane. Nkuko natangiye mbivuga, uyu munsi nje kukwibutsa ku bikorwa cyangwa ibintu 5 bishobora kukwereka ko urukundo urimo ari urwanyarwo, cyangwa se nibe urukundo urimo guhatiriza, urimo gushakisha. Numara kumva ibyo bikorwa cyangwa ibyo bimenyetso uko ari 5, nawe urisuzuma urebe ese uri mu ruhe rukundo mu by'ukuri. Urimo kuruhatiriza cyangwa ururimo neza? Icyo nakubwira cyo nuko ibi bimenyetso byose ukwiriye kubyumva, wasanga icyanyuma ari cyo uhura nacyo cyane mu rukundo rwawe. Kandi nkubwira ko ukwiriye gukora subscribe kugira ngo ibyo tujya twibukiranyaho byose bijye bikugeraho ako kanya. Ikimenyetso cyangwa igikorwa cya mbere kikwereka ko urukundo urimo uruhatiriza, ngo ni igihe uzabona ibijyanye n'urukundo rwanyu, ibijyanye n'umubano wanyu, ari wowe uhora utera intambwe ya mbere. Hari igihe abantu baba bakundana ariko ugasanga umwe niwe uhora ahamagara buri gihe, ari gufata iya mbere mu guhamagara mugenzi we, ari we buri gihe wandika message, ari we buri gihe utegura ibijyanye wenda no kujya kuganira ku rukundo rwabo, ari we uhora ashishikajwe no kumenya mugenzi we amakuru ye, yaramutse ate, ese akeneye iki. Undi we ugasanga ameze nkaho ntibindeba. Mu gihe wa mugenzi we atabikoze, we akaterera iyo, ntaba nashaka no kumva ko hari ikimureba yagakwiriye gukora. Icyo gihe rero wowe uhora utera intambwe ya mbere, wowe uhora ufata inshingano ya mbere mu bijyanye no gukuza umubano wanyu ndetse no kumenya uko urukundo rwanyu rwagateye imbere, no kumenya ibyo ukwiriye gukora mu rukundo, nushaka witonde ushishoze, kuko wasanga uri kwiruka inyuma y'umuyaga. Wasanga uri gukunda utagukunda, urimo urahatiriza urukundo, kandi urukundo ntabwo ruhatirizwa. Ubusanzwe urukundo ni amarangamutima yizana ndetse akizana no kuwo ashaka. Niba rero wowe uhora ukora ibyo ngibyo ukabona mugenzi wawe ntacyo bimuberebaho, ntago ashobora kwikosora ngo avuga ati nanjye reka uyu munsi muhamagare cyangwa se agutungure akubaze kohereze nk'akamessage mbere, wowe ari wowe uhora ubikora wenyine, rwose itonde kuko hari igihe uzakomeza gushyiramo imbaraga ariko bikazarangira n'ubundi bidakunze. Urukundo rwanyu ntirugire aho rugera. Guhatiriza mu rukundo, gukomeza gushyiramo imbaraga nyinshi cyane, ntabwo ari byo bizatuma urukundo ruza. Ahubwo ushobora kuzababara mu gihe runaka, kuko ntago ayo marangamutima ibyo uri gukora uyaforsa cyangwa se uyinginga azakuzira nk'uko byagakwiriye koko. Rekera aho ngaho gukomeza gukora ibyo ngibyo, ushyiremo akabazo, witonde umenye ko hari igihe wazababara muri urwo rukundo rwawe. Ikindi kimenyetso cya kabiri cyangwa se igikorwa cya kabiri kikwereka ko uri guhatiriza urukundo, ngo ni igihe wumva ufite ubwoba kurusha kumva ufite urukundo ku muntu. Hari ukuntu ujya nko kwandikira nk'umuntu wawe witwa ngo murakundana,
uzi ko muri mu rukundo ariko ukumva ufite ubwoba kumva se mwoherereza ihe message ese arabifata gute ese ubusingiye gukotora niba wiyumva gutyo mu gihe uri mu rukundo n'umuntu urwo ntago ruraba urukundo rwa nyarwo nta marangamutima arazamo y'urukundo kuko umuntu ukunda uba wumva wamubwira ikintu icyo ari cyo cyose uba wumva wamubwira utizigamye wumva nyine ari bukumve kuko amarangamutima yanyu aba yahuye niba rero uri kugira ubwoba cyane kurusha urukundo wumva umufitiye nabyo ukwiriye kubyitondera ukabanza ukisuzuma ukareba hagati yawe nawe ese bimeze gute niba uwo muntu nyine wumva aguteye ubwoba ubwo ngubwo uramukunda cyangwa se aragukunda nk'uko byagakwiriye ibyo nabyo batubwiye ko ari ikimenyetso kimwe mu bishobora kukwereka ko urukundo urimo ushobora kuba uri kuruhatiriza uri kurutanga ahantu hatari hanyaho ikindi kimenyetso cya gatatu cyangwa igikorwa cya gatatu kikwereka ko uri guhatiriza urukundo ni uguhora usaba imbabazi cyane cyane utari no gusabira imbabazi amakosa yawe ahubwo we yakoze amakosa wowe ugasaba imbabazi ku makosa ye kumushakira inzitwazo niko nabyita igihe wumva uri kumureba mu isura itariye niba yakoze amakosa ukavuga ati ukabona ngo ntago yari we buriya yabitewe n'ibi nuko yari afite umujinya buriya nuko wenda hari umuntu wari wamurakaje kuki uri kumuha isura itariye kandi muri mu rukundo kuki uri kumushakira inzitwazo kandi yakoze amakosa wagakwiriye no kumubwira uti wakosheje cyangwa se we akagusaba imbabazi none wowe uba uri kumushakira uburyo wamubabarira disi ngomba kumubabarira kuko ndamukunda ibintu nk'ibyo uri gushaka kumushyira ahantu heza buri gihe ngahore agaragara nkaho nta makosa afite kandi aba yakosheje ngira ngo kandi turabizi ko umuntu ugukunda iyo agukunda bya nyabyo akubwira amakosa yawe akagufasha no kuyakosora aho kugira ngo rero ubwire umuntu ukunda amakosa ye ahubwo uri kumushakira uburyo wayasigiriza akava muri iryo kosa yakoze cyangwa se ntanagaragare ko yakoze iryo kosa ntabwo ari byiza ni ikimenyetso kimwe cyerekana ko uri gushakisha urukundo uruhatiriza kandi ibyo si byo ntabwo byagakwiriye mu rukundo dukomeje n'ikimenyetso cya kane cyerekana ko uri guhatiriza urukundo ni ukwiha cyangwa gufata isura itari iyawe imbere ye kugira ngo akomeze agukunde hari akantu abanyarwanda bajya bavuga ngo umusore utiraririye ntarongora inkumi ariko buriya aba ari ukurongora gusa ntabwo aba ari gushaka umukunzi cyangwa se uwo bazabana mu rukundo kuko iyo umuntu umweretse uko utari mbere na mbere akakumenyera muri iyo sura yo utari we azakomeza kugufata wa wundi wamweretse wa mbere yewe ni nawe azakunda niwe azaba yarakunze namara kumenya isura yawe ya nyayo rero utekereza ko yakomeza kugukunda oya ntabwo byashoboka azakwanga kubera ko abonye undi muntu mushyashya kandi ntabwo wabimurenganyiriza ubu umweretse undi muntu atari uwo yari asanzwe azi atari n'uwo yakunze rero kugira ngo ubone urukundo rwa nyarwo ni byiza ko ugenda wowe wa nyawe ugenda uko uri ujyana ibyo ufite nta mpamvu zo kugira ngo wiyambike isura itari iyawe muri iki gihe rero ho byaranadutse cyane ko umuntu ashobora kuza mu isura itari iye wenda rimwe na rimwe yambaye imyenda ya shebuja cyangwa se ya nyirabuja aje yambaye neza asa neza bigaragara ko ari umuntu w'umukire kandi byahe reka da rero nyir'ukumubona yamukunda bamara kujya mu rukundo akazavumbura ko bya bindi yakoreshaga byose byabaga yabitiye cyangwa yabyitije ese uratekereza ko harya urwo rukundo ruzakomeza akenshi rurarangira ntabwo rwakomeza mu gihe umuntu yamaze kugaragaza isura ye ya nyayo ikindi nk'abantu b'abakobwa hari utuntu njya mbona kuri stati bavuga bati abahungu bo muri iki gihe bafite ibibazo kubera iki kubera ko abakobwa baba berekana amafoto ntabwo bari bo ba nyabo kumureba imiterere ye ikibuno afite ashobora kuba atari iki aricyo bamuteyeho kureba amabere mu gatuza ke uko hameze ashobora kuba atari ibye
ibyo byose ni ihurizo bagomba guhura naryo mu gihe bagiye kurambagiza. Urumva ko isura baba berekanye kuri ya foto ntago aba ari iya nyayo koko. Iyo bageze kuri tere cyangwa se babonanye imbona nkubone hari igihe bihinduka, rwa rukundo yari amufitiye rukarangira. Kubera iki? Yerekanye isura itariye, bakunda utari uwa nyawe. So rero nicyo kintu cyo kwiha isura itari iyawe ntago aba ari cyiza mu rukundo. Dusoza ku gikorwa cya gatanu cyangwa ikimenyetso cya gatanu kikwereka ko ushobora kuba uri guhatiriza mu rukundo, nuko buri gihe mutumvikana ku bintu runaka ariko wowe ugakomeza guhatiriza wizera ko wenda bizagenda neza. Nibe mutangiye nko kuganira ugasanga hari utuntu mutumvikanaho, mbese hari ibintu mudahuza pe, ariko wowe kubera kwizera cyangwa se gushaka gukomeza urukundo, kumva ko bizagenda neza, ukajya wiha icyizere utireka nihangane, buriya hari igihe bizagenda neza, tuzagera aho tujye twumvikana mu gihe runaka. Oya, biragoye. Nibe mutangiye amarangamutima nta yanyu adahura, hari ibyo mudahuza bya hato na hato, ntibyoroshye ko igihe kizagera mukazahuza. Ubundi umunyarwanda niwe wabivuze neza, baravuga bati ndakwanze ntigivamo ndagukunze. Nibe umuntu akunda ikintu, icyo kintu kandi ari cyo mukwiriye gukoresha wenda mu rugo muri hamwe cyangwa mukwiriye guhurizaho, ugasanga ntimugihurijeho pe, mukabishwanira mukavuga ati iki kintu ntidushobora kugihurizaho. Ese uribwira ko igihe kizagera wenda icyo yangaga akazagikunda? Ese yagikunda kubera ko koko agikunze cyangwa yagikunda kubera ari mbuze uko ngira? Ibyo byose ukwiriye kubitekerezaho ndetse ukanabihereza umwanya mbere yo kugira ngo winjire mu rukundo buhumyi, niko nabyita, buhumyi. Urukundo ntago ari impumyi, ahubwo twebwe nuko dushaka kuruhumisha, tukajyanwa n'amarangamutima yacu, tugakora ariya makosa binatuma atugaruka, ugasanga urukundo ruranze, nyuma tukazicuza. Nibyo nakwibutsaga uyu munsi rero. Niba wumva hari icyo wungutse, usangize abandi bitwibukiranyijeho, kandi niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha ukore subscribe. Kwibutsa ko subscribe ikorwa rimwe, ukande no kuri like, ikindi ushyiremo comment. Nawe ushobora kutubwira ikintu twakibukiranyaho kugira ngo dukomeze gufashanya mu kwibukiranya. Tuzasubira ubutaha rero. Ciao, bye.